hanyuma uri single, uri taken, single searching cyangwa single not searching bimeze bite? Ntabwo ndi single. Ntabwo ari single, abahungu bashaka gutambutsa yerekwa gake gake. Hanyuma ko ndi single. Oya. Wibuka ko uri single. Guys, ndi single mana yanjye. Ndi single ahubwo ariko cyitonderwa. Ukambwira ko ndi na mwiza. Uri mwiza pe. Urabyumva. Ese ribi utaretse kunsebya ubu ndi mubi. Uri mwiza pe. Navuze uri mwiza pe. Okay. Uri mwiza hantu bizwa ntaza kugende ndi. Nese isuye akomana. Ribi inshuti ufite isa nkanjye ni mwiza shu. Sinjye inshuti mu nshuti ibihumbi n'ibihumbi. Nawe nshuti. None se guturi kuvuga ngo ndi mubi. Nibaze nawe uko nayo. Ribi sunsebeje. Urabizi. Ngaho mukore. Hello my people, nzere ko mumeze neza, nanjye meze neza alhamdulillah. Abantu mutameze neza kubera Imana muraza kumera neza, mwebwe mwizera Imana gusa. Guys, rero uyu munsi muranyihanganira, maze iminsi nabaye ikiganiro kubera uburwayi, nagize ikibazo cy'amaso ariko yarakize, meze bon. Mfunzemo boku alhamdulillah. Hanyuma rero umutumirwa w'uyu munsi ni Sho bamwita Vanessa Cadette, ameze neza cyane. 5/5 ntihagire ahantu mujya. Subscribe, like, share na comment. Nk'ibisanzwe na Alice Yoga, ndabakunda cyane. Nambitswe na Desire, niwe musore wa mbere muri Nyamata, mu mujyi wa Nyamata, mu isoko kuri block ya mbere, muri koridoro ya mbere iburyo, wasanga ucuruza imyenda utabonana undi muntu wari we wese. Gahunda rero hano ni muri Hot Pictures Studio, bagira amafoto meza cyane, mwitabire mugereyo, n'abatumirwa banje niho bifotoreza, nanjye ubwanjye niho nifotoreza. Guys, rero umutumirwa wanje dufitanye gahunda saa moya zuzuye, yazageze mva mu kazi. Abatabizi ncuruza amavuta, cosmetics, amavuta, makeup n'utundi tuntu tw'ingenzi, aduhamagara. Hanyuma mvuye mu kazi muvugishije ambwira ko yagiye kwifotoza kuri Hot Studio Pictures. Ngezeyo murabyumva namwe, nasanze amafoto kandi ngiye muranzi kwifota, abantu munzi muranzi, nta foto nta cyabaye. Gahunda nanjye nahise ninjiramo, turabanza turifotoza, hanyuma dusoje gahunda ni ikiganiro. Nimucikwe, stay tuned, muguma aho ngaho kabisa. Subscribe utarayikora, share, like na comment. Ndabakunda cyane. Ubu ngubu rero no munsi ni show after show. Nyagira ahantu mujya kuko umutumirwa w'uyu munsi ewana full package. Noneho ukuntu gahunda iteye rero, subscribe, like, share na comment. Bamwita Vanessa, icyuki cya mbere. Okay, nkuko nababwiye rero umutumirwa wacu beautiful girl, mwamubonye, bamwita Vanessa Cadette. Umeze neza? Yego meze neza. Amakuru y'iminsi. Makuru ni meza. Cameraman nizere kuri kumuzuminga uri umukobwa, abantu hari aba bari gusuhuza. Isoni se zikwishe. Nasane. Vanessa, okay, ugiye gutangira rero twibwira kugira ngo abantu bankurikiye bakurikira Hot Story TV bamenye Vanessa ni muntu ki, mu ncamake wavukiye he, uva mu muryango w'abana bangahe, kurira he, wiga he, primaire, secondaire, tuntu nk'utwo. Amazina yanjye banyita nitwa Ingabire Vanessa Ibambasi, ariko benshi banzi kuri Cadette. Navukiye Nyamata, mvuka mu muryango w'abana 8. Yego. Niwe Cadette? Yego. Okay. Muryango w'abana 8 uri wa 8. Yego. Okay. Primaire wayize he, maternelle, secondaire? Primaire nayize Nyamata High School, secondaire nyiga GS Nyamata Catholic.
Okay. Ubwo rero ndi kumva umutumirwa wacu atwibwiye kwanza wakoze subscribe. Of course. Okay, wowe turi kumwe. Ahangaha rero ikiganiro cyacu ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibiganiro ubuzima busanzwe. Ubu ngubu usigaye uba he? Eske warangije segonderi ryari kwanza? Nago ubu ngubu nago ndi mu Rwanda kubera impamvu z'akazi. Yego. Mba Uganda, Kampala. Kampala. Okay. Niba atari banga se ukora iki? Ndi umucuruzi. Uracuruza? Yego. Ubwo nyine nguhaye promotion uvuga ikintu ucuruza, abantu nituza nitujya UG tuzaguhahire. Murakoze cyane, ncuruza imyenda, inkweto, perfume, yego, n'amavuta. Ubwo urava hano umbwiye rero ko nanjye inyuma ya kamera nibyo nkora, urandanguza cyangwa umbwira ibanga. Nta kibazo. Okay, ubu rero ujya kutubwira ku buzima bwo kuva mu gihugu cy'iwanyu ukiri muto, umukobwa ukiri muto nkawe, none wamenyere kubana n'abavandimwe be. Buriya iyo umuntu abana n'abavandimwe 8, wenda njye nagubona nagize amahirwe yo kugira abantu tuvukana, njye ndivukana, ariko uri ikinege. Yego. Ntekereza ko umuntu ufite abavandimwe, none abavandimwe 8 harimo aba brothers, harimo abakuru bawe, harimo barumuna bawe, uba nyine wumva ukunzwe, noneho uri na bucura. Ukuntu nyine wagiye hanze y'igihugu, wabibonye ute, wisanze nyine wabayeho gute? Eske ni iki kintu cya mbere kumbura mu rugo? Mu rugo hano mu Rwanda. Ikintu cya mbere nkumbura ni ukwicara nkaganira mu Kinyarwanda, kuko iyo ndi Kampala biragoye gusanga ahantu bicaye bavuga Ikinyarwanda. Icyo kintu cya mbere nkumbura. Ikindi cya kabiri nkakumbura papa wanjye cyane. Yego. N'abavandimwe. Okay. Hanyuma ubuzima bwo kwisanga uri hariya nyine wabayeho gute? Ni iki cyakugoye? Byarakoroheye se? Wagezeho bitufatisha? Hari famille wajya usangayo cyangwa wagiye nyine ugiye guhiga tu? Nkigenda bwa mbere nagiye mu buryo bwo kwiga. Ngezeyo kwiga birarangira, mbona akazi. Gusa icyangoye ni ukumenya language yawe, ururimi rwaho ngiye. Yego. Okay, nyuma yo kumenya ururimi wese ubona akazi cyangwa wabonye akazi hama ururimi urumenya uri mu kazi? Narabanje mara nk'umwaka n'amezi nicaye nyine niga. Niyo mpamvu mbwira ngo ururimi rwarangoye, kuko aho nabaga hari mu bavandimwe bavugaga Ikinyarwanda. Yego. Ubwo tugeze aho ngaho, abanyarwanda hari usibye n'abanyarwanda, ariko ubundi hari ibintu byinshi abantu bibaza ku mukobwa iyo agiye hanze y'igihugu. Hari ukuntu bavuga ngo iyo mugeze UG i Bugande, abakobwa benshi bagenda bagakora mu kabari, abandi baba mansuzi, abandi baricuruza. Hama bagera mu Rwanda bakaza bakabeshya ati ngewe ncuruza ibi, ngewe mfite akazi aha n'aha. Ese niko biri koko? Ntabwo ariko biri. Kubera yuko impamvu atari ko biri, bishobora kuba biriho, ariko ngewe ntabwo nagiye Uganda aricyo kinjyanye. Ngewe nagiye njyanywe no kwiga, ngira amahirwe mu gusoza ibyo nari ngiye kwiga, mpita mbona akazi. Rero wize iki? Ngewe nagiye ngiye kwiga ibintu byo gukora amakofi. Barista. Yego. Okay. None se ariko hariya bibayo? Hari abakobwa b'abanyarwandakazi ujya ubona bakora mu tubari bicuruza?
si ukuvuga ngo ni abakobwa b'abanyarwanda, ni nk'uko umuntu nta bakobwa bicuruza bahari kandi ari mu Rwanda. Yes, ni nk'uko hariya ugenda ugiye mu byawe nyine ukumva ngo bari kuvuga ibyo ngibyo, ni nk'uko n'abari hariya bavuga ngo mu Rwanda ngo hariya abakobwa bicuruza. Ariko hariya bavuga ko umugande ngiye acyumva umunyarwandakazi atavuga ati buriya ni inka arazitanga amashyo rwose, akaba ati ndaguhaye. Birahaba ariko ntago ari kuri buri muntu wese, kubera yuko buri muntu ajya ahantu afite papasi nyine, afite intego muri we imujyanye. Abantu tugenda mu bihugu bitandukanye, tujyanywe n'ibintu byinshi bitandukanye. Nk'uko wambajije ngo ngiye gukora iki, ngiye kwiga. Hari uwahagurutse hano mu Rwanda avuga ngo ngiye kwigurisha koko, urumva nyine uwo nyine niko kazi ke. Okay guys, muraduha comment ko mubyumva, niba namwe mubizi ibyo bintu mushyire muri comment mutubwire. Hanyuma ababyeyi, papa, ariko ntabwo wambwiye ufite mama? Ntabwo mfite mama ariko mfite papa. Hanyuma papa, kuba warasoje kwiga ukaguma hariya nk'umukobwa we wabucura, abivugaho iki? Ntabwo yareka kubabara agomba kubabara, ariko niyo si turimo niyo guhaguruka ugakora. Si turimo niyo guhaguruka ugakora, ko kumuguma mu maso nzamuguma mu maso ubuzima bwose, wapi ntabwo byakunda. Yariyakiriye, azi nyine nimba ndi Uganda ndi gukorera amafaranga, nzagaruka hano mu Rwanda. Ubu hashize igihe kingana iki utaragaruka mu Rwanda? Umaze igihe kingana iki i Bugande? Maze imyaka 4, ariko ubwa mbere naragiye ndongera ndagaruka. Naragiye marayo umwaka n'igice I think, ndongera ndagaruka, ndongera nsubirayo. Nari maze imyaka 3 n'ukwezi. Hanyuma se hari Bugande ni iki watubwira ukuntu bafata umukobwa? Nk'ubu mu Rwanda ibintu byinshi bibashyira nyine ladies first, hanyuma i Bugande bimeze bite? Ese ubona umugore afite inshingano nk'iz'umugabo, ibintu byose nyine ni uburinganire, cyangwa baracyakandamiza umugore? Ntabwo bagikandamiza umugore, naho niko bimeze. Cyane ko buriya Museveni se nkaho ari uwacu. Museveni si umusaza wacu. Nawe urumva ko ahanini politike ya hariya iba imeze nka akenshi nk'iya. Ntabwo ibintu byo kuvuga ngo umugore ntabwo ari byose ni kimwe uko inaha bimera, gusa nyine ntago imigendere yo mu Rwanda yaba ariyo migendere ya Uganda. Turavuga kuri gender byose ni nk'ari kimwe. Hanyuma hariya batubwira ko nyine vibe ya ibimeze ite, noneho hari utuntu njya numva ngo baratendeka ngo ugasanga nk'umumotari ahetse nk'abantu nka 3 icyarimwe. Ibyo ngibyo bibaye cyane. Moto nimba ikwiriyeho abantu 8, nibo bajyaho, mupfa kuba amafaranga babaciye muyafite. Nimba kano gataxi kajyamo abantu 4 mu Rwanda, nimba gakuriyemo abantu 10 barabatwara. None se Vane, ko hari ukuntu abantu iyo bagiye hanze cyangwa bagiye hanze ari bashyashya, nk'ubwo urumva ntabwo famiye yawe guherekezaga ku ishuri nk'umukobwa mukuru, of course ntabwo wigeze uhura n'ibizazane byo kuvuga ngo ese ndayoba nibagirwe karitsiye ntahamo, ndajya gutega bisi njyana ahandi hantu, cyangwa nyine ugenda wisanga ahantu utagakwiye kuba uri? Ndibuka bwa mbere nkigerayo, nari mfite umuboda wantwaraga
umuboda ubwo ni umumotari. Nari mfite umumotari wantwaraga akanjyana akangeza ku ishuri akagaruka akantwara. Noneho umunsi umwe biba ngombwa ko namutega nko mu cyumweru. Noneho nego umumotari mfata uwo mumotari wese mbonye. Noneho ikintu nyine cyambayeho nyine ikintu cyambayeho nyine kigasa nkaho kingwa. Nateze umumotari nimba nabyita gushimuta nimba nabyita gute ntago nzi ukuntu nabyita. Nateze umumotari mubwira aho ngiye mu kumubwira aho ngiye kuko ngiye nkigera Kampala ntago nkigera Uganda ntago nahitiye Kampala. Nahitiye ahantu bita Nyakivari. Navaga Nyakivari ahantu bita Sangano niga New Congo. Noneho nyine nafashe umumotari umuboda mvana New Congo anjyana Sangano. Aho kunjyana mu rugo anjyana ahandi ngera ahantu nta telefone nari mfite ko ntago kujyana telefone ku ishuri byemewe. Nyine nibyo bintu nyine bisa nkaho byangoye cyane. Utukira aho ngaho umuntu ahita yibaza ngo se ahantu yakujyanye yarabifitemo inyungu cyangwa nawe yari yayobye? Kuko aba yabifitemo inyungu yari kuba yagushimuse yabipanze. Ariko aba yayobye wenda n'urugero tukavuga ukamubwira njyana Kacyiru akakujyana Igikondo hama mwagerayo akabona ko atariho nawe ukabona ko atariho. Ni ibintu atapanze. Njyewe navuga ko yari yabipanze kubera ko impamvu navuga ko yari yabipanze ntago twaravuganaga nkamubwira icyongereza gikeya gipfuye nyine akumva nta cyongereza nzi akumva nta kigande kirenze nzi. Aravuga ati reka muyobeshe. Ikintu cyandokoye nuko nari nzi nimero zaho ntaha mu mutwe. Narabawe nawe byagenze gutya na gutya. Bareba location ya telefone mbahamagariye baza nyine bansanga. Ubwo wabahamagaye ute? Yaguhaye telefone cyangwa warayibye cyangwa wayitiye? Ntago nayibye. Narayitiye nk'uko umuntu yaca kuko nkuko wabwira umuboda ngeza Rwakibirizi mu Kivoka. Urabona ni urugero wenda mu Kivoka n'umotari atahazi bikaba ngombwa ko wowe uhazi kandi nawe ntuhazi neza kuko kameme nari nkiri mushyashya ntabwo nari mazi neza. Urangije uragenda akugezayo yagusize ku muhanda se? Nyine dusobanurire kugira ngo twumve niba uwo muntu yari yagushimuse yarakujyanye kugeza ku muhanda gusa yarakujyanye kugeza mu rugo. Twaragiye tugera ahantu. Ese nta kintu yagutwaye? Kukintwara cyo nta kintu yantwaye kuko we nanone navuga ko ari nk'Imana yanabaye kubera yuko nkigerayo icyamfashije cya mbere nari nzi nimero. Nanone hariya Kampala hariya Uganda buri kintu cyose serivisi yose ni amafaranga. Ikintu cyanabaye nari mfite 2,000 mu mufuka. Nayahaye umuntu ati ugiye kumfasha mpamagaye kuko twari tugeze ahantu ntago ari mu bihuru gusa we twarageze arambwira ngo njyewe ahantu untwaye ntago mazi mu kuba ntahazi nawe ntago hazi. Ubwo rero muri make yagutaye ku nzira. Yes, yari yantaye ku nzira kandi agashaka ngo mwishyure amafaranga ari hejuru yayo ntafite. Shaga ntabwo ibintu byoroshye takurahiye. Hanyuma se ubwo ngubwo baje kugutwara nyine nshaka kumenya life ikakaye wahuriye nayo Uganda. Ikintu kirenze cyangwa n'ubu ikintu kirenze cyangwa nyine nibyo ngibyo kubyakira byarangoye kuko bwarakeye kujya ku ishuri birananira kubera ubwoba. Nagize ubwoba numva ntago nshaka kujya ku ishuri. Urumva n'ahantu hashyashya utumva n'abantu baho ari babi. Noneho nyine mpita numva ngize ubwoba bwinshi cyane. Navuga ati Mana yanjye ubu ngubu papa wanjye azi ko aho ndimeze neza kandi wenda ntago biri kugenda. Muri iyo minsi ntago mwavuganaga? Papa yaramvugishaga ariko
kubera njye nkunda papa wanjye ku buryo iyo mbizi ko ari ahantu kure tutabonana kumuvugisha bijya bingora. mu rwego rwo kwirinda amarangamutima nyine mu rwego rwo kwirinda yuko ntaryama ngo numve ndamukumbuye cyane, ngo numve nyine nshatse kugaruka mu Rwanda. Amasomo yanjye ntarayangije, nahitagamo nyine kuba ndi bize mu byanjye tu. hanyuma se umwana w'umukobwa nkawe mwiza nkawe uteye utya uri sexy, hariya abagabo nta kuntu nyine ubona basaze na hano mu Rwanda bibaho ukabona nk'umwana yasohotse ntujya usohoka? Yego ndasohoka sometime. Hari ukuntu rero umwana asohoka noneho nk'hariya twumva ko abagande bashamadukira abakobwa b'abanyarwandakazi. Ushobora kutubwira se iyo wasohotse uba ubona bimeze bite? Ntabwo abagabo bashaka kugusagarira? Ntabwo bagutereta cyane? oya tubwire. Mbo ntago nta hantu ibyo ni ibintu biba ahantu hose, ariko mbo gusohoka ndasohoka, ariko nyine njye akenshi iyo ndi haransohoka ndi kumwe na famiye. Ntabwo ujya ugira igihe cyo gusohokana n'inshuti zawe muri mu rugero rumwe mukorana se? Biba gake. Biba gake cyane, ntabwo ari ibintu bya buri munsi ku buryo navuga ngo buri weekend. Ntabwo biba cyane. Nose ubwo umuntu ahita yibaza Vanessa anywa byeri cyangwa ntazanywa? Hanjye ntabwo nywa byeri. Nta kintu kiri alcohol ufata? Cya alcohol? Okay. That's why udakunda gusohoka kenshi, kuko byagorana kumva umuntu akubwira ngo anywa byeri cyangwa afata akantu gahiye. Ushobora kutanywa byeri, unywa kwa wine, unywa rika, unywa whisky. Byagorana kumva umuntu akubwiye ngo mara 1 week 2 weeks ntasohotse. Ntabwo nywa byeri. Ikintu cya alcohol wapi? Byarakunaniye? Byarananiye. Shano kuri nibyo hama usengera he niba atari banga? Ndi umwangirikani, nsengera hano munsi ya gisirikare. Ubu na UG usengera muri Anglikani? UG nsengera muri Restoration Church. Okay. Ariko ntibibuza ko itorero ryanjye ari Anglikani. Ubwo ndi umwangirikani, mbo gusenga hariya nyine ni ukuvuga ati byatsi njye gusenga ntabaho nasenga. Yego. Hanyuma se ni iki wabwira nk'umwana w'umunyarwandakazi uri hano hanze? Abakuru bo nta kibazo, hari ukuntu abana b'abasikorere baba bavuga ati njyewe ngiye kujya Uganda, bambwira ko hari ibiceri, bambwira ko hari imirimo, undi agasanga aravuga ati Uganda abagabo baho batanga amafaranga, njye nkirangiza turankome nzahita ngenda. Wamugiriye ihe nama? Mbo ibyo byose nk'uko bimbwiye kuba biriyo kurusha hano, ariko nanone ikintu nabwira umwana nk'ukiri umwana, ikintu cya mbere nuko nimba avuze ngo ngiyeyo gukora, njyanywe no gukora, nagenda umutima we uri mu byo gukora. Kuko icya mbere Uganda haba amafaranga nk'uko babivuga cyangwa babyumva, ariyo pe. Kuba ariyo n'abo bagabo bayatanga bariyo. Ariko nugenda uvuga ngo njyewe papasi yanjye nzagenda nicare, nzagenda mbone abagabo bampaye amafaranga, njye ntago nkanjye nk'umwari w'u Rwanda, ntago nabwira umwari ngo genda gutyo gusa. Ntago byaba ari byiza. Okay guys, nizere ko mwabyumvise rero. Abana bato mukurikirana bino biganiro, ababyeyi mwicaze abana banyu mubaganirize, hanyuma mujye munitabira kureba ibiganiro bya Hot Story kuko harimo inama nyinshi. Mukore subscribe, mulakinge, mukore share na comment ziba zikenewe guys. Mujye muduha na comment kugira ngo tumenye ibyo mwakunze, ibyo mwanenze, ese umutumirwa mwabonye mute. Hanyuma rero Vanessa,
hano tugira igice cya kabiri cy'ikiganiro. Igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu niba ujya udukurikira kibamo ibibazo bitatu. Ibihe bibazo? Ni ibibazo nyine nkubaza hanyuma ukansubiza utambeshye. Yego. Ibibazo byo mu buzima busanzwe. Ritari. Bizaterwa n'igihe muzakorera iyo part 2. Kandi ubu already nyine tuyinjiyemo. Already tuyinjiyemo? Okay, it's okay. Ubu ngubu uri tayari? Yego. Okay. Okay guys, nk'ibisanzwe rero tugiye muri True Time. Igice cya kabiri abantu benshi ndabizi neza ko mugikunda cyane kuko umutumirwa wacu aba agiye kudusubiza ibibazo bitatu by'inkorokoro. Here we go. Sorry tayari? Ndi tayari. Ikibazo cya mbere guys, nizere ko muri tayari. Bane sorry tayari? Yego ndi tayari. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese Vanessa cyangwa Cadette yaba yarigeze yambuka umupaka uwo ari wo wose mu gihe icyo ari cyo cyose ajyanywe na plot y'umugabo? Yego byarabaye. Warugiye Dubai. Uwo mugabo yari boyfriend cyangwa yari umugabo uri aho tu? Ntabwo nari muzi. Twavuganaga kuri TikTok. Turavugana nyaka nimero ndayimuha, mbona arambwe wansura yego nagusura. Anyohereza amafaranga, ntabwo nari muzi, ntabwo yaranze. Yego. Akoreza amafaranga? Nta mugezeyo? Iyo story ni ndende cyane, nzabikubwira mu kindi kiganiro. Uduteye amatsiko, ariko ubu nyine ungiyemo ideni. Cyangwa inyuma ya kamera. Uzagaruka hano ubisobanure. Nta kibazo. Ikibazo cya kabiri, ese Vanessa cyangwa Cadette yaba yarigeze akora swap gukuramo inda? Ntabwo biraba. Okay. Nihe nama wagira abana bakuramo inda? Ntabwo, nta nama nyinshi mbifiteho nabagira kubera yuko gusa ntabwo ari byiza kuko ntabwo uzi uwo nguwo uri gukuramo, ntabwo uzi icyo azaba ejo hazaza. Byiza mureka avuke, nimba ari ibibi mu bicanemo, nimba ari byiza mu bicanemo, kuko utazi icyejo he hazakuzanira nkawe mubyeyi. Yego. Yego. Ndakoze cyane. Ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo ese Vanessa waba warigeze ugirira umusore crush? Niba warayigize ryari ryari, mwari mwahuriye? Nagira umusore crush? Cyangwa n'umukobwa? Nta mukobwa njye nagirira crush. Yego byarabaye. Twahuriye twajya ahantu muri restaurant turi kurya. Umwaka wo ntabwo nawibuka. Yego. Yeah. Hama uwo musore yaje kumenya ko ari umufite crush se cyangwa byarangiye uwo munsi? Yarabimenye. Noneho nyine kubera ko akunda biyari. Akunda biyari cyane. Nuko akunda biyari, n'ahantu najyaga gufata agakofi bafite kuntu nyine bakina haba biyari. Yego, nyine nakundaga kuba ndiyo mu masaha nzi ko ari gukinira. Yego. Hanyuma ubu ngubu muracyavugana? Yego turavugana, ariko nyine byararangiye. Ntabwo gikurashinga. Ni ubwana. Afite umugore cyangwa ari single? Nta mugore afite. Hanyuma uri single, uri taken, single searching cyangwa single not searching, bimeze bite? Ntabwo ni single. Okay. My people rero nk'ibisanzwe abyumvishe ukuntu ibintu bimeze, ntabwo ari single
abahungu bashaka gutambutsa iyerekwa gake gake. Hanyuma ko ndi single. oya Guys, ndi single mana yanjye. Ndi single ahubwo ariko icyitonderwa. Abatipe mutakoye amaboko mu mufuka ngo mukore. oya Oya. Wapi? Kuko njye mumbona hano ndakora guys, ndakora. muri make Rero, ukeneye umutipe ufite tipe ikofi. si no kuvuga ikofi, umutipe ufite ushaka gukora nyine ubona afite umuhate wo gukora. aba basore babyuka bari aho Babandi bakunda kuryama nk'abahanuza ba runaka n'abaye guys, nizere ko mwabyumvishe. Abafite iyerekwa muritambutse ariko ngo bafite amafaranga, icyitonderwa bafite amafaranga. Hanyuma abasore mufite iyerekwa ariko mudafite amafaranga, ni ukuri mwimpore mwumve mutuje. unyumvishe nabi. Mutakoze, abasore mudafite ubushake bwo gukora, mwumve mutuje cyangwa mukure amaboko mu mifuka mujye gukora kugira ngo mubone nimero z'uyu muntu. Nk'ibisanzwe rero na Alice, nari ndi kumwe na Vanessa aka Cadette. Mwakoze cyane, ndabakunda cyane. Gahunda ni Hot Story TV. Subscribe, like, share na comment.